Ubwo rero aya matara niba ubaye uyafite mu rugo warayabitse rwose cyangwa warajugunye, ntuzongere kujugunya aya matara, kuko aya matara rwose ni imari ishyushye. Noneho reka mbamenere ibanga. No hano ku isomo teke nkwereke ukuntu uzaza ukora itara rikorana n'umubiri wawe. Buri tara dore ngiyi, dore nta hantu ricometse ariko nshobora kuyikoraho gutya mbishatse rikaka. Urabona ko riri kwaka, murabona nta hantu ricometse, mfasheho gutya gusa, dore ngibi urabona riri kuhita ryaka, mfasheho gutya gusa. Ibi byose bikorerwa hano ku isomo teke, umuyoboro mwiza ugiye kukwigisha tekinoloji ku buntu. Ibi byose nabigukorera, ubwo ntimuzongeye kujugunya amatara. Nkweretse uburyo rikorwa, niri narigukorera. Amatara yawe yose ufite mu nzu ushatse nayagukorera gutya, ukajya wifatiraho gutya rikaka rwose. Rero urabona ko riri kwaka. Amatara yose ufite mu nzu wayamanura ukayazana ku isomo teke nkabigukorera gutya, ukajya unamurika ukurikuye hejuru mu gihe umuntu wagiye ukaryifatiraho gutya rikaka. Biba byoroshye rwose hano mu isomo teke. Twagarutse nyamuneka ku isomo teke uyu munsi, none nje kubigisha uburyo aya matara mwirirwa mujugunya ari ingirakamaro. Nyamuneka aya matara urabizi muyagura bahenze kandi murabizi ko ashya ubusa, ariko ikintu cyo kuyajugunya. Ubwo rero aya matara niba ubaye uyafite mu rugo warayabitse rwose cyangwa warajugunye, ntuzongere kujugunya aya matara, kuko aya matara rwose ni imari ishyushye. Noneho reka mbamenere ibanga. Gahunda ni ya yindi murabizi, narababwiye ko gahunda ari kwa kundi ngiye kujya mbigishiriza online ubutekinisiye, namwe mujye mubyikorera mu rugo, ntimuzongere kwirirwa mumvunika mujya ku batekinisiye. Abantu mwese mufite aya matara rero, dore ibanga rya mbere, urabizi ko ripfunduka gutya. Iri tara hari igihe uricana ukabona waba riri kwaka ukabona rirazimye, ukabura jugunye ukajya kugura irindi, kandi iryo uguze ugasanga n'ubundi ni rya rindi rigaruka, kuko ubu bwoko nibwo bwaje. Dore ibanga rero, iri tara nirishya ujye urikuramo uripfundure nk'uko ndipfunduye kuriya, nurangiza urebe kuri utu tuntu tw'imbere dusa umuhondo, utu tuntu ukuntu binoroshye. Noneho utu tuntu ubona dusa umuhondo iyo ryahiye nitwo urebamo. Muri uyu muhondo haba hajemo akadomo k'umukara. Iyo hajemo akadomo k'umukara nyine iyo ampuru, utu ni utwa ampuru. Iyo hahiyemo ampuru imwe ntago itara ryaka. Rero ampuru uzabonamo akadomo k'umukara uzahite umenya ko ari ryo ryahiye, ari ampuru yahiye ikabuza izindi kwaka. Dore ukuntu uzabikora. Uzafata icyuma cyawe kino gisanzwe cyo mu rugo bahatisha ibirayi, nta kindi uzakora. Umaze gufata icyuma cyawe, uzahita ufata cya cyuma cyawe n'ibisanzwe. Ngo nshobora gukoresha agatoronovisi cyangwa n'ibindi byose nkwereka nyine uko bikorwa. Ngiye nshobora gukoresha agatoronovisi ngaka. Ngiye kuberekera nyine hano kunkoresha agatonovisi, ariko wanafata icyuma cyo mu rugo bisanzwe utiriwe ujya ku mutekinisiye. Itara ryawe ryahiye ukahita uryikorera, uhita ureba muri izo mpuru z'umuhondo, dore ngizi ndi kuzikwereka, ukahita witegereza neza. Bigusaba ko ufite amaso mazima ukareba mpuru irimo akadomo k'umukara. Ubundi warangiza ukahita ugahongoraho. Uhita ufata icyuma nyine ugahongoraho, ukajomba ugahongoraho itara ryawe. Warangiza nta kindi ukora iyo wamaze guhongoraho iyi ampuru yahiremo akadomo k'umukara, ukahita wongera ugasubizaho ikinuza cyawe, ukahita umanika hejuru, rihita ryaka neza. Noneho dore ya matara mujugunya, ubundi bwenge dusigaye tuyakoreshamo. Urabizi yuko ibintu narabwiye ati nzaza mbereka uko ibintu bikorwa, nzambigisha mbereke ikoranabuhanga rigezweho. Iri tara uraribona, dore ngiri. Iri tara ni iryari ryarajugunwe, twebwe turayafata tukayagura ari ibipfu ngo yahiye, tukongera tukayakora tukayabagurisha, kandi akagira uburambe burenze uko wabitekerezaga. Dore rero ubundi bwenge utaruzi. Iri tara urabona nta hantu na hamwe ricometse, dore ngiri
kwa kundi umuriro ugenda, kwa kundi ukenera ampuru, kwa kundi ushobora gukenera urumuri mu gihe telefone yashizemo umuriro kandi ukeneye kumurika. Ngwino hano ku Isomoteke nkwereke ukuntu uzaza ukora itara rikorana n'umubiri wawe. Buri tara dore ngiyi, dore nta hantu ricometse ariko nshobora kuyikoraho gutya mbishatse rikaka. Urabona ko riri kwaka, murabona nta hantu ricometse, mfasheho gutya gusa, dore ngibi urabona riri kuhita ryaka, mfasheho gutya gusa. Ibi byose bikorerwa hano ku Isomoteke, umuyoboro mwiza ugiye kukwigisha tekinoloji ku buntu. Ibi byose nabigukorera, ubwo ntimuzongeye kujugunya amatara. Nkweretse uburyo rikorwa, niri narigukorera. Amatara yawe yose ufite mu nzu ucatse nayagukorera gutya, ukajya wifatiraho gutya rikaka rwose. Rero urabona ko riri kwaka. Amatara yose ufite mu nzu wayamanura ukayazana ku Isomoteke nkabigukorera gutya, ukajya unamurika ukurikuye hejuru mu gihe umuntu wagiye ukaryifatiraho gutya rikaka. Biba byoroshye rwose hano mu Isomoteke.